ikimenyetso 666 mbese gisobanura iki? Aka kanya mugiye gusobanukirwa kiriya kimenyetso 666 icyo gisobanuye muri iyi video. Nituza kuza kuyirangizanya nyaboneka tujye turangiza video. Iyi video irakureba nyaboneka, irareba n'abatuye isi yose. Uze kuza kuyisharinga uyigeze ku. Mbere yuko dutangira rero tuvuga bino bimenyetso, ndagira ngo mbanze nkubwire impamba y'umwaka wa 2026 ku buzima bwawe. Nuyikurikiza neza umwaka wa 2026 uzakugendekera neza. Ngira rero muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, Imana ikomeze kubaha umugisha. Impamba ya mbere iravuga ngo irinde kwisuzugura. Irinde kwisuzugura mu buzima bwawe. Umva yuko ushoboye, umva yuko ufite imbaraga, umva yuko uri umuntu ukomeye cyane ku buzima bwawe. Iya kabiri iravuga ngo irinde kwizera abantu. Ndabisubiramo nihuta kugira ngo naza kuza gukora video ndende, kuko nagushaka gukora video ndende. Irinde kwizera abantu cyane, kubera yuko abantu dusigaye twizera abantu cyane tugakabya, ugasanga turabizeye, ejo baraduhemukiye, turabizeye, ejo badukora ibintu bikomeye cyane, bituma duhangayika mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibaha umugisha. Iya gatatu iravuga ngo senga ubudasiba, kandi ushyiremo imbaraga mu byo urimo. Usenge cyane, ushyiremo imbaraga mu buryo usengamo, usenge cyane. Wirinde guhubuka cyangwa wirinde kugenda ugendera mu nzira zitari nziza. Ihane uve mu ngeso zitari nziza muri uriya mwaka, kubera yuko n'umwaka udasanzwe ku buzima bw'abatuye isi yose. Hanyuma rero ntabarambiye, we tugeranye kuri uyu munota utarakanda subscribe, ndagira ngo ushishikarize gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video ngiye kujya nzana z'uyu mubare wa 666 kuko urakomeye ku batuye isi yose. Ese hari aho uhuriye n'iriya rangamuntu abanyarwanda tugiye gufata? Hari aho bihuriye? Ndaje mbisobanure aka kanya. Imana reba umugisha, kandi Imana ikugire neza. We tugeranye kuri uyu munota, Imana igufashe kandi Imana iguhezagire, kandi ndabakunda cyane. Abatuye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ndabakunda cyane. Hanyuma rero reka tugende mu byahishuwe. Ibyahishuwe se bitubwira iki kuri uriya mubare wa 666? Ese ibyahishuwe bitubwira iki? Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntuse kuza kurambirwa nyaboneka, ngewe muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, umuvandimwe wanyu ukunda kubasengera. Nimero yanjye ni yayindi, uraza kuza kunyandikira maze ubundi dusengane Imana. Ntuse kuza kurambirwa rero iyi video, kuko yikubiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yikubiyemo n'amabanga bagiye baduhisha. Ese na yahe mabanga baduhishe kuri iriya rangamuntu bagiye kuzana? Ndagira ngo nkubwire ngo reka dusome ijambo ry'Imana maze ubundi nze mbibasobanurire neza. Ngiye gusobanura narasoma ijambo. Hanyuma rero riravuga ngo ibyahishuwe 13 umurongo waho wa 16 haranditse ngo itereba bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, ushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Niko ijambo ribivuze aka kanya. Ngaho tekereza, abantu bose, ntireba aboroheje, ntireba abakomeye, ntireba abantu bafite mbese ubushobozi buhambaye, ntireba abantu mbese bose yabashyizeho gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Iki kimenyetso rero ni ikihe? Reka dukomeze n'umurongo wa 17 hepfo yaho, maze ubundi twumve mbese ubundi rino jambo rishatse kuvuga iki, maze ubundi tubisobanukirwe neza, nze mbasesengurire. Ese ni iki? Bimeze gute? Ni iki baduhishe? Ese ni iki duhishwe muri iyi video? Duhishwe iki? Hanyuma 17 haranditse ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa reka dusubiremo, wemererwa kugaragirwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso, cyangwa guhaha cyangwa n'ibindi, keretse ufite icyo kimenyetso. Bivuze ngo ufite iki kimenyetso niwe uzajya ubona ajya guhaha mu masoko,
abona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kubera iki? Afite iki kimenyetso. Iki kimenyetso rero 666 byahishuwe yuko ari ikimenyetso cya ziriya rangamuntu. Ziriya rangamuntu tugiye gufata zizajya ziba ziri muri sisiteme, ibintu byose bijye biba biri hanze, byose kandi ibyahishuwe. Naje gusoma ijambo ry'Imana rimbwira yuko umuntu uzaramya kino gishushanyo cya 666 kino kimenyetso nta juru azabona, ahubwo azatwikwa n'umuriro. Bivuze ngo rero ni ibintu bikomeye cyane. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Azakwitwa n'iki? N'umuriro. Bivuze ngo iki kimenyetso kimeze n'izirangamuntu barimo bagenda baduha. Imana izadufashe, Imana izatugire neza. Zino rangamuntu tugiye gufata, Imana izatubabarire. Ngo keretse ufite ngo ikimenyetso ngo cyangwa afite izina rya ya nyamaswa. Ngaho tekereza ibintu Imana yazanye ni ibintu mbese bikomeye cyane. Isi irimo ibintu bikomeye cyane, bihambaye cyane. Ibi bintu Imana nyine yemera yuko bitugeraho kuko byaravuzwe mu byahishuwe. Mbasomeye ijambo ry'Imana, byaravuzwe, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho. Kugira ngo nkubwire ngo rero ibi ni ibintu bidasanzwe. Ese iriya rangamuntu ni ikihe kintu baduhishe? Ni ikihe kintu baduhishe kuri ibi byahishuwe? Ese abantu barabizi yuko iby'iriya rangamuntu byahanuwe, biri muri Bibiliya, biri hano mu byahishuwe? Uzajya ujya guhaha witwaje irangamuntu, buri kintu cyose uzajya ugisabwa ufite ari irangamuntu. Ikintu cyose ubu ngubu kigiye kuba irangamuntu bagiye gutanga. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane, birasaba gusenga maze ubundi Imana ikazaguhisha. Naje gusoma ijambo ry'Imana 14 umurongo waho wa 10, handitse amagambo atangaje kandi akomeye, nko mu buryo nari ndimo ngenda mbabwira ngo umuntu wese uzafata kino kimenyetso, abantu bose bazubararira kino kimenyetso, abatuye isi bose bazubararira kino kimenyetso. Imana iturengere. 666 ni ikimenyetso gikomeye cyane kiri mu byahishuwe, ariko Imana izadufashe, Imana izatugirire neza, ntituzakorwe n'isoni. Imana izaduhijura kuko ibi bintu tuzabikandagiramo, tuzabigeramo, ntabwo tuzabura kubinyuramo, tuzabicamo, ntabwo tuzabura kubicamo. Kandi buri muntu wese, yaba ari pasiteri, yaba ari bishop, yaba ari inde, umuntu ukomeye, waba woroheje, iki kimenyetso uzagicamo. Ikintu rero dusabwa ni iki? Nuko twihana tukabwira Imana ngo Mana tubabarire, kuko ibi bintu ntabwo byoroshye. Bibiliya nakomeje hasi umurongo wa 14 ibice 10 byambwiye ibintu bikomeye cyane by'iki kimenyetso. Bimbwira uburyo umuntu wese uzafata kino kimenyetso azatwikwa n'umuriro. Iki kimenyetso kigiye kuza nk'ikigirwamana, ku buryo tuzajya tunasenga ikigirwamana. Ibi byo gusenga byo mu isengero zisanzwe bikavaho, tukajya dusenga ibigirwamana, bakajya batuzanira ibintu by'ibigirwamana ngo tubisenge, kandi bikaba ari agahato, utabisenga ugakubitwa. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Birasaba yuko dusenga Imana ikaduhisha, kubera yuko ntabwo byoroshye. Birakomeye muvandimwe, birakomeye. Iki ni ikimenyetso gihambaye kandi kirimo kwerekana yuko ibyavuzwe bigomba gusohora. Amarangamuntu yaje, kandi aya marangamuntu bazajya bashyira muri sisiteme. Buri kintu cyose cyawe bakimenye. Ujye guhaha ufite irangamuntu, ujye kugira mbese bibe ari biriya by'irangamuntu gusa. Kiriya kimenyetso kirimo, hari aho bihuriye. Bibiliya yatubwiye ngo afite ikimenyetso mu ruhanga. Ni ikihe? 666. Imana itugirire neza, Imana iturinde, Imana iduhishe. Ntabwo byoroshye kuko turaremerewe cyane, birasaba gusenga. Imana ibahe umugisha rero,
mwari muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Claude. Imana ibagire neza. Ejo tuzazana igice cya kabiri, ntabwo ushaka gukora video ndende, tuzazana igice cya kabiri cy'iyi video 666. Wowe utarakora subscribe, kuri subscribe uyigeze kuri iyi video, wisharinge uyigeze kure. Imana ibahe umugisha, kandi no kuri ako karayiki gahari ugakandeho. Imana ibagire neza, usharinge iyi video. Shalom.